nze noneho nguhobere kugira ngo ukubuze urushire. Nizane nashira se nyine nituguma gukina filime savani tutazikina umva nuko gusubira mu cyaro. Uze kuvuga ni Igifaransa we. Ngo sava. Uyikindi. Akuzuva. Mugabo umwe baramubashije umutwa. Atese ati kugiye kandi haruguru hari inyama. Inyama zihari bazi twimisa sava twazibuze sava nizo zacu. Sava ni igikingwa sava ni dogwe. Ahubwo ejo bundi nagiye mu rugo noneho ndabyuka nkaje ngira ngo ndi Kigali nkaje nshaka kujyana. Nkaje kujya amazi ngo ndigwari. Nago biba byoroshye. Bazamugutware kandi araho ngaho. Umva bazatwara. Bava tuvugisha ukuri ariko. Yaje wone nazanze bari mu cyambo nkajya mbara ari gukarisa umukobwa ku mabere. Nonda mubaze se uyu ni watubwuzazana. Aracejeka. Mwana uko bari gucuranga indirimbo sanjye bakaje bazibyina n'undi mugabo witwa Bona. Baba baravuze ngo Varatina ngo agira ngo ishyari. Rata wese wagira ishyari n'umukundo. Nese usanga umusore ukunda ari gukarisa ndimo. Baravuze ngo Varatina ngo agira ishyari ngo arafushe ngo iki. Sumurenge. Nazo bibacyoroshye. Oya ntabwo nari nafushye nyine ndi kumubaza niba ari wasasa. Akamaza atarimo akantu se. Nese arabizi ko umukunda se. Ndabizi se nimba bizi. Nuko nanjye ndi kuvuga no umusirikari nkambona ari gukarisa uwo mukobwa mu mabere. None ndamubaza se uyu ni uzazana. Acicika. Nese byarakurebaga vava. Ahubwo byaranjaga. Mbere ko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagena paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru bibiri ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umwereko kuri Vava Juru. Dore imbogo do ako Vava bite byawe? Ni byiza. Umeze neza? Imeze neza. Usikona ni gukomboye. Ndashima Imana. Je nari ngukomboye. Baba nagora nkomboye. Umva nanjye nari ngukumbuye gusa ndashimira Imana yongeye kuduhuza. Namaze iminsi numva ijwi ryawe. Noneho ko hari abahungu tubana mu gipangu nyine bajya bararabacanga ku radio. Njya kumva ngumva ngo 22 13 ngo Magic FM. Mwese gatago ngo 22 mirongo icyenda n'ibice birindwi Magic FM. Bana 22 nuko nyine najyanse nkabura umuntu nkaranga gusa nkakubura ariko baba igitangaza iyo tugiye guhura makumva ijwi ryawe oya je okereka nze noneho nguhobere kugira ngo ukubuze urushire. Gado dushizemo neza abantu tu izo gutese neze neza warunkumbuye cyane se nkuko nari ngukomboye akabaye icyuki we narakeye maze iminsi najya mu gihuru guhinga. Nakoresheje ibintu byose ndaza ngo nje gukodesha inzu i Kigali.
mwana akazi nyine karahagaze oya se byaje kugenda bite se wanjye mbe ntabwo nzi ukuntu ngo byagenze okay wavuye hari iwanyu uje mu kazi nyine ntabwo nzi ukuntu ngo hari ibintu byabaye mu kazi sinzi ibyo ari byo waje uje gukora iki nyine nanje nje kwamamariza mu bikashi akazi kaza guhagarara bakubwira ngo iki se bakubwira ngo ntabwo gashoboye nyine ngo babwiye abakozi ngo bajye bakorera mu rugo ngo hari ikintu cyabaye nge ntabwo mbizi n'ukuri nese akazi ntabwo bakiguhemba se oya byabise birangira mbese akazi bari bataranamemba na rimwe ariko yo nese amafaranga wakodesheje amezi angahe umva si uku kwezi si ukwa kanera ni ukwa kane ni ukwa kane udufaranga twose udushyira mu nzu i Kigali nese ngubu amezi ane nashira bizagenda bite amezi ane nashira se nyine nituguma gukina filime savani tutazikina umva ni ukwa gusubira mu cyaro use kuvuga n'igifaransa we ngo sava uyikindi umugabo umwe baramubajije w'umutwa atese ati kugiye kandi haruguru hari inyama zihari bazi twimye sava twazibuze sava nizo zacu sava ni igiki ngo sava ni dogwe ngo bava n'iki ngo sava n'iki ngo sava ni dogwe ngo n'iki ngo ni dogwe dogwe n'iki nyine ibijyamo byo mu nda yewe ahubwo ntubwasetse wapfuye ibijyamo byo mu nda n'imbwa zibiri nawe ndakubaza ngo sava ni ntayishyura sava noneho ndamubaza nanjye nasi sava ni iki sava ni dogwe yewe baba nari gukumbuye wareka guseka se nibura umva ntabwo naherukaga guseka ntabwo byoroshye nese ntabwo uramenyera kureba muri kamera umva ni ukuri ngiye kwa ko muri iyo filime batubuza kuyireba nafashe ko nyine ntagomba kuyireba nese ariko na mbere ntabwo arebaga muri kamera vava oya nyirebamo aho kuya muri filime batubuza kuyireba I know ariko se ntabwo ushaka no kundeba nibura mu maso wowe ntabwo nakureba ariko basundeba kureba umuntu mu maso gutya dukubitanye amaso sava nta kibazo sava ni dog ariko nese ako kayewe katurutse hehe nyine ni ukubera amaze iminsi ntahinga ndi mu mujyi yego umuntu asa neza bitandukanye no kuba uri mu cyaro yego nese filime barakwishyura nibura batwishyura nyine twa dufaranga duke tungahe tutatumukira tutanatumupfa dutuma se nibura ukodesha inzu urakodesha ukimye nka kangahe urakodesha biterwa n'inzu ubamo nyine yari ariko nanone ukodesha iyangahe se vava ya 40 40 yose uzigiye nkodesha ni 40 ariko nabonye iri iwacu izo zibamwe abantu bari mu kazida oya genda bari mu usiga kodesha inzu y'umwarimu kazi ni ya 40 ibaza ariko uzi ko umwarimu kazi ahembwa ngahe uriya muri asise bahembwa muri za 240 okay tujye muri primaire rero mu mashuri abanza umurusha guhembwa ese njyemembwe iki ese ku kwezi baguhemba ngahe umva nyine ku kwezi bari kujya bahemba 150 none nyine sinzi ukuntu byagiye akazi kese gagara muri filime se baguhemba ngahe muri filime ho biterwa urwo 30 15 20 ku munsi se cyangwa ku kwezi ku munsi ku munsi uzi ko uri umukire umva nabukire wese ni buri munsi dukina ko ari mu kwezi ni atari ntabwo biba byoroshye ni ahantu ugera ukumva urabaye kubera ko udafite amafaranga yo kwishyura umva nta kimbabaza oya ntukababa nta kimbabaza iyo mburaye nibwo mbabara gusa ujya uburara se naho bindi byose mbabazwa n'iki ujya uburara se oya ntabwo njya mburara nakora uko nshoboye kose nkasoroma n'isombe naba ntawe riri nkajyaho riri i Kigali nakura n'ikijumba i Kigali nkajya mu cyaro naburara imwe ndi i Kigali se nkaguma ni ukuguhamagara ninyohereza ati intahe ujya unampamagara se nibura reka da noneho nabyibuka nkataha ntabwo umubiri wawe usa n'umuntu washonje nta nimba uraburara i Kigali yirigo ry'umuntu agaceceka neza wabigenza ute bava mbwira nicyo wari ukumbuye mu biganiro dukorana umva sinari nkumbuye ngo iki wenda nyine ntabwo natekereza ko tuzahura vuba tuzahura ukwezi gushize oya kuki uzatekereza ngo ukwezi gushize numvaga tuzahura ukwezi gushize ngira gutya ndaguhamagara ejo bundi ariko vava
ko ngukumbuye wazaza tukiganirira ejo nijoro n'ejo nijoro Imana ishimwe ko duhuye ejo bundi nabonye ikiganiro ushimira natse bava n'umwana guha ikiganiro ngo umuntu nyamakuru ngo nkunda ni Gerard Mbabazi nyene ngeriri iwacu bagahita bakumbaza abavuye bose mu bukwe bakakumbaza abakecuru bose bakakumbaza none ngaburi kintu mvuga bava okay sasa rero uyu munsi tukuzi nk'umukinnyi wa filime noneho ibiri byamaze guhinduka ukaba n'umuririmbyi hari indirimbo yawe nkunda yitwa ngo Kanyugunyugu ira ntabwo ari yanje reka yande se muvandimwe nanjye njyakabona kuri WhatsApp ntabwo nzi nyirako akaba yiririmbye okay yitiririmbe gato ngo Kanyugunyugu kambamba kanywa amazi ku rufungo kakaguruka kakagenda ayi mama we nyirigita dore wacu barandora nimugoroba inka zitashye uza kuza twisasira amakoma twiyarasingutiya ayi mama we nyirigita dore wacu barandora abo bantu rwari mwabwere muririmbira iyo sogokuru wa Marise yajyaga arimba injoro uretse gatoya utaho tubugiraho gatoya ngo nyirigita dore wacu barandora umva udafite isoni kuri ariko numva baririmba ndabizi oye genda nanjye numva bakaririmba umva udafite isoni kuri ibintu nk'ibyo ngibyo neza ibyo n'ibishego bya bindi bya nyamba nyina bando kwari ugirimba ibishego inde nyina ababanda shabaze kumenyana n'abastari bose umaze kumenyana n'abastari bose nyina kurimba ibishego nyina abapampe we najyaga mubona kera ariko nano mbwira we nyirigita ngo dore wacu baranda niyo ndirimbo nyine niba ari y'abashumba bishatse kuvuga iki se sinzi ngaho okay turimbiye ngiyo rutubwiye iyo ngiyo muzese twajyaga tujyo nyine tukagira nk'isako hari ahantu mwikorwe kure tugasanga muze ko hari umwarimu w'abapro nyine ari kuririmba yatangiraga kurimba amasasu n'injoro numva nyine akajya aririmba indirimbo niba ari iza mu bitabo niba ari iza baririmbaga mu rusengero ngo nitugera mu ijuru tuzaririmba tuzajya dushimira Imana ihoraho turi kumwe na Yesu watubambiwe baba uri feke okay baba gato yambwira niki utagiye wibagirwa mu bwana bwawe icyo najya nibagirwa nyine nukuntu twajyaga ngo kwa muze bakaduha imineke bakaduha n'amavoka niki utazajya wibagirwa okay mu bwana bwawe bwose waririmbye abashumba nta gakoryo abashumba bagukoreye akakoryo oya njyewe agakoryo nakoze aho bajyaga bampa umunyu nkagenda nirengereye nkawumena uri mu ishashi nkawuyora n'ibitaka nkawikira bamwe n'abashumba bo ntabo mama saka kubwira ngo iki nyine akavanamwe imyanda mbese mbwira ko umusitari imeze gute ntuze kumbwira ko utari umusitari abantu bose bari hano basetse nyine baraseka ariko nyine ntabwo ndi umusitari uri iki se umuturage mbese kumenyekana biryoha gute nyine kumenyekana iyo ugize amahirwe akagira umuntu ugutera inkunga wo hanze birakunezeza naho hano mu Rwanda bitera pressure guhura n'abantu benshi ngo nyakura amaserifi nyine ukabura uwo wakura n'ureka ariko bava usigaye usobanutse asobanuka ngo gutera pressure nyewe gutera stress sibyo ese pressure ni iki nyine pressure nyine nukumva utameze neza ukumva ubangamiwe nyine urumva Kigali atari heza hatumenye indimi zose zishoboka ngo si Teresa okay nakaye kantu wakinnye muri filime ukumva nyine karasekeje nawe ubwawe ugaseka ko muri filime kose abari byinshi filime wakinnye hitamo kamwe muri filime nyine hari ukuntu dukina tugatera nk'indirimbo twaga turirimba kera turi mu cyaro yego imyumbati n'ibishyimbo mubisubizeyo muzaniye nkoko umugabo wanjye ntiyakunda ibijumba n'isombe mubisubizeyo muzanire inkoko
ariko umugabo wanjye niyashaka tujya turemba tukirega turega ese bwira ntabwo urabona umuntu ugutereta ufite imyaka ingahe Vava 25 sinayujuje uragabanije oya asize arya ntabwo ufite 21 nibwo nujuje 25 kuri 20 uzanyibutse tugukora anniversaire ibyo sinjyambyitaho njyewe ariko niba utarabona fiance rero ntabwo njyambyitaho niba utarabona fiance ntabwo tuza kubera iki cyangwa nakuze uko abagabo babuze ari kubanza gushaka ikofi barabuze nese mbwira umugabo amuburiye hehe n'abagabo buzuye i Kigali barese ko hariho batagira amazu batagira n'imirimo batagira n'iki batagira n'isambu ariko se Vava rero nutangira kuzana ibyo bintu umugabo ntabwo uzamubona muvandimwe wanjye nase nzapfa gushaka kuwo mbonye ushya ntabwo ngo gushaka umuntu ufite inzu uzashaka n'umuntu ufite umutima mwiza ibyo byonyine bihagije nase njye mbaye byara abana bajyane ku murenge nk'aho umurenge ari w'ababyaye njye kuwasama uramutse utamubonye byagenda bite mwagumira aho ngaho wagenda ntabwo bishoboka ako genda wazagakira mwagumira aho ngaho nyine mubona natari ariko ntabwo wamubura kabisa kubera iki sitamubura okay Vava reka dusubire inyuma bwa mbere dukorana ikiganiro bwa mbere na mbere nicyo utajya wibagirwa cyo najya nibagirwa ubwo mana yanjye tuba twaravuze byinshi abantu bakwakuye gutangira kumenyekana hari abantu bagiye bamamagara baba ngo mu Bufaransa yego umumama umuvuka i Burundi ashatse mu Bufaransa yego kamagara kambwira ati Gerard Mbabazi mufata nka musaza wanjye ni nanjye nuko wenda nk'uwo mumama niwe nishimiye kumva ni nawe mfitiye amatsiko yo kubona yego disi ni ukuri Imana ishimwe cyane nese uyu munsi uricuza ko waraje ku mbuga nkoranyambaga abantu bakakumenya oya ntabwo nakicuza ariko hari igihe ugera mu buzima bubi noneho wasubira mu cyaro wenda nk'abakubonagaho hari abazi yuko kuba uri kuri YouTube hari ibiba byarahindutse hari ibiba birenze ariko nta biba bidasanzwe ariko hari cyahindutse none utaza kuri YouTube abantu bakuzi Vava none se kuba banzi nje binyungura iki mbese naterembere kuba banzi nta modoka naguze nk'abo bahanzi uvuga nta nubwo ndi umuhanzi ngenda umuturage nanzu nziza naguze nk'iyo yabo bahanze uvuga neza bivuze naterembere wagize hose waguze inka nyine nkaya nyine narayiguze ni ibisanzwe imwe se imwe oya zarebye naguze imwe irarwara irapfa yosha komera cyane ntago biba byoroshye ntago wababaye cyane narababaye nyine birarangira ni igihombo barakubwira urarira nararize tekereza inka 100 ngaho ikagura 130 aba ari ikibazo ni igihombo gikomeye cyane urabyakira nyine byose ugaseka kuko igikuru n'ubuzima nta kundi iyo ugiye kuryama ukora icyo urasenga ngiye kuryama ndasenga cyane ko nkunda no kugenda mu muhanda nkabona abantu bagonze nkabwira Imana urakoze kuba ndyamye mfite amaguru abiri n'amaboko abiri nese uba mu nzu wenyine mba mu nzu njyenyine ariko ni ahantu mu gipangu nyine kibamwe abantu benshi yego ugusasira mu nzu yawe wenyine umwana w'umukobwa kubera amarene yanyigishije gucana kuri gaze uwo nguwo nyine nkubwiyeho hanze yego agenda ese wamugize amarene narangiza ngasasira mu nzu wenyine ukaryama ahubwo ejo bundi nagiye mu rugo noneho ndabyuka nkajya ngira ngo ndi i Kigali nkajya nshaka gucana nkajya nkaya kugira amazi ngo ni kwari shaka wabaye umuzungu uragenda mara yanjye naravuze ese mara yanjye wakunda umurabyuka mu gitondo ibitotsi nagukabakaba ngo ni gucana itara ese ngiye umujyi none wabaye umujyi kabisa wagiye mu cyaro ahavuga mu cyecu se itara wifungurira hehe neza bamara bambwa ate se ubwo ntabwo urashira ibitotsi cyangwa gize ngo uri Kigali Vava oya nese ubwira umujyi warakuryoheye Vava aho ugeze mu cyaro ugahita umva kuri mu mujyi nyine Kigali ni heza ariko nyine nanone haba abantu bafite amafaranga n'akazi iyo nta kazi ufite ntabwo kuba Kigali bikunda pe ushima kuko uri Kigali umaze amezi atari makeya
sha ntabwo bikunda uhura n'ibintu byinshi bikubaza amafaranga ugasanga nyine ni nk'ibiki se bikugora bikubaza amafaranga hari nk'umuntu kugaragara amafaranga n'ugukunda wabuze nimero yawe tubaza kuyimuha kugira ngo agufashe birashoboka wenda gusa abantu banze ni abana beza ndanabashimira haba Barundi ni abana beza cyane n'uriya mama cyane cyane wagufashije acaho inshuro nyinshi ni umurundi nyine yego ni umurundikazi uyu mu Bufaransa yego aha mbwira sasa rero ni izihe nzozi uheruka kurota ukavuga uti uzi ko kuko Imana ikingenderera mva inzozi ndota zo ziba ari nyinshi n'ukuri n'izo ndota nkaziburira ubusobanuro nk'izihe se none uyu munsi ngo nahoze ngo mbona ngo umuntu ngo wambaye mu ijoro ryakeye ngo yambaye ngo ikanzu y'umweru ngo akadoda ngo akanandika ngo akadoda ngo akandika nkongera nkababwira ngo se ngo kuri kubikorera rimwe ngo uva amaherezo ngo nayahe umva inzozi ndota zo ziba ari nyinshi nuko ngo amaherezo nayahe aza kukubwira ko amaherezo ari ayahe nahise nkanguka nyine ndamubura uri kurota nyine buri kurota biba bisobanuye iki ibyo ngibyo umva simbese ni ukuri gikuru nuko ntajya ndota inka zinyurukankaho ngo biba ari ibigeragezo oya ni izihe nzozi warose ukaza kuzirotora inzozi narose nkaba narabibonye ubu ngubu ni ukurota amakamera menshi na mikoro kuko wigeze kubirota narabirotaga ndi mu rugo ndi mu cyaro rwose njyanye nkabirota noneho nkabwira mama si umudayimoni ni bwoko ki noneho mama akambwira ati puti mwihora azasohoza ibye mwituriza nyine wumvaga kuko ayo mikoro azakuzaho umva ntabyo natekerezaga gusa narabibonaga nkabona abantu benshi nyine imbere yanjye ngo bafite za mikoro ngo n'amakamera nyine simbyiteho ntubyiteho nyuma uza kujya gutya ugiye kuri za kamera abantu rero bahanura banerekwa nyine ngo bagira amajwi babumva ngo igihe rimwe ngo iryo jwi rikagukomeza ngo ubundi rikaguca intege ngo hakaba ibyo rikubwira ari byo ibindi ngo atari byo ubwo rero ngewe ndabyihorera byose nkabifata nk'ibitari byo cyane rwose iyo ubonye abantu nk'aba ngaba bose bakureba bagaseka wifata gute umva mba numva ari ibisanzwe mba numva nta kidasanzwe oya mba numva ariko bakunda urwenya nk'uko undi wese arukunda ariko ni byiza no kwamamara abantu benshi cyane bajya hariya bagasetsa abantu ariko bikanga ariko wowe akantu gato urakavuga abantu bose agaseka baraseka kabisa mbese vava karame tugana ku musozo ndashaka indirimbo yawe noneho turirimbire itari dore imbogo se atari dore imbogo indirimbo utararimba ahantu goko mana indirimbo zose mba mfite za FPR za Kabeho Ngoma izo zose arazituririmbiye nta yindi nakoze cyacya ntacyo nta yindi okay turimbire ishaka na papa w'abana banjye n'ibiki okay turimbire papa w'abana bawe aro papa w'abana banjye urihe mwami urihe mutware urihe papa w'abana banjye mwegereye namwe bakobwa mwegereye namwe uyu ni papa w'abana banjye mwegereye namwe aro papa w'abana banjye urihe mwami urihe mutware urihe papa w'abana banjye mwegereye namwe bakobwa mwegereye namwe uyu ni papa w'abana banjye mwegereye namwe gusinzira njyewe byananiye gusinzira byananiye nabuze papa w'abana banjye kuko ndamukunda uretse gato ukunda papa w'abana utoranamubona nawe se ngiye ndirimbo naririmbiye abandi mama uretse gatoya uba ukunda papa w'abana bawe utoranamubona nyine naririmbiye abandi mama ntabwo nje nawe mfite ariko niyo mpamvu nyine umwibaza ngo ari hehe nyine naririmbiye abandi mama bafite abagabo bagenda hanze wenda bakabaca inyuma nyine ni ibintu nk'ibyo wumva umugabo uzamufata gute n'umubona umva njye umugabo wanjye uko nzamufata nzajya mwubaha nkora inshingano zose z'urugo nashaka kugenda agende nagaruke kuko ntabwo namushyiramo ikiziriko nta nubwo namutegeka ibyo umugabo agaca bugufi se gute wakanabembereza umugabo akamureba
akigendera se n'umwana bizaba ari kosa ryawe akagenda ngiye ntabwo namubuza kugenda kubera iki ariko nakora inshingano zose z'urugo ubundi yakenera kugenda akagenda nize inshingano z'urugo uzakora nyine zazaba akeneye zose nzajya nzikora Marene nta kintu kwigisha ku rugo Marene wanjye se Marene wanjye arambwira ngo umugabo ngo nuwo kubahwa ngo yaguhamagara ngo ukitaba ngo karame ngo kandi ngo ushatse umugabo ngo ukunda inyama ngo we ngo naguzishyiraho inda nyine ibintu byinshi ngiye nazi kandi ukunda inyama ntabwo nzikunda cyane ariko ndazikunda nuko nyine ushatse umugabo inyama zireka nyine abakubwira ngo wari umugabo ngo ukunda inyama yego nyine ngo uyu mushatse wazikunda ngo usa nk'uzimuharira ngo ukamwihorera wabishobora vava kubera iki se nabishobora hari umusore yigeze kugutereta ukumva ntibizavamo koko njyewe nabonaga umusore umwe ngendera iwacu n'ubu njya mubona ni umukire noneho nkajya nkunda guhimba indirimbo nkaziririmba wenda nyuzeho nta wundi musore wundi njya mbona nubwo iyo ngiye mu bukwe nkamubona ndagenda nkamusuhuza ni wa muntu uba udagamije nta na lifuti yaguha kwanza ubwo rero biba ari ibiraho gusa kandi aba ari na wa musore ubonye yigendera nyine kuri ya marangamutima ukumva uramukunze uwo musore wigeze ariko nta naho muhuriye cyangwa se mwagira naho muhurira ntakugirire impuhwe z'ukuri hari abantu babaho gutyo batagira impuhwe uwo musore wamaze kwamamara ni umukire afite ubukire ako nawe ufite ubwamamare ako njyana n'ubukire bwa ntabwo mbona sinzi kandi batubwiye ko ari umukire nyine hari ukuntu umuntu afite nk'imodoka y'ivatiri ya miliyoni nk'ebyiri wenda nyine ejo wabona ufite nka miliyoni ya 95 ukabona wa wundi niwe umukire sasa rero uwo musore uyu munsi yabonye kwamamaye ntabwo araza kubwe ngo vava ubone hajemo akantu hagati yawe nawe ngo hagati isuku k'urukundo niba wenda ari fantasanze aho bari yayingurira niba wenda ari inkoko sibyo ko ngenda njya ndya inkoko zirimo ibirayi yayingurira ibindi byose bitari ibyo nari se wazajya kumubwira icyo kintu nkamubwira iki ukamubwira ko umukunda ntabwo murengeze umva ntabyo namubwira nzamubwira yesu wenyine ntabwo biba byoroshye bazamugutware kandi ari aho ngaho umva bazatwara bava tuvugisha ukuri ariko yaje abone nazanze aho bari mu cyambo nkajya mbona ari gukarisa umukobwa ku mabere none ndamubaza ese uyu ni wowe tubwuzazana aracejeka mwana wo kwaba bari gucuranga indirimbo zanjye bakajye bazibyina n'undi mugabo witwa Bona baba baravuze ngo Varatina ngo agira ngo ishyari rata wese wagira ishyari n'umukunda usanga umusore ukunda ari gukarisa undi mu baravuze ngo Varatina ngo agira ishyari ngo arafushye ngo iki umurenge hari iwanyu cyangwa guse twagiye mu bukwe ntabwo biba byoroshye oya ntabwo nari nafushye nyine ndi kumubaza niba ari wazazana akamaze atarimo akantu se nese arabizi ko umukunda se ndabizi se nimba bizi nese bakubazaga gutyo kufuha atari uko babizi nyine bari kongorera nango ndafuha n'abantu bo n'abasirikari biramukirambo bari bahari aribo bari kukumbaza ngo bashinzwe za marine zo mu mazi ntibari za marine ntibari za bwoko ki bakajya bambaza ngo jana imbabazi ngo ntabwo muherukanye ngo ibiki n'ibiki nuko nanjye ndi kuvuga n'uwo musirikari nkambona ari gukarisa uwo mukobwa mu mabere none ndababaza se uyu ni uzazana aracicika nese byarakurebaga vava ahubwo byarandyaga ese byakuryaga atari ko umukunda abantu bafuha bihangana abarundi n'abashingana abashingana n'abajya n'abaki abagabo n'abagore n'abapfapfa gufuha sha biraryana umva biraryana kandi no nkunda utagukunda ni bibi abana b'abakobwa bazumva iki kiganiro ntuzakunda umusore utagukunda sha byarakuriye vava byarandiye bintu ahantu uramutse uhuye nawe Imana ikakubwira ngo mubwire icyo ushaka kandi arakumva wamubwira ngo iki samubwira nyine namubwira ati ndagukunda nakindi ntabwo byoroshye nyine akubiva wambwira ko umusore ukuntu ameze yego murengeze umva uzaze tujye kumureba wanyereka n'ifoto uzaze tujye mu bukwe ni mugufi se ni muremure se muremure cyane aranabyibushye yego
umutipe ariko uzamuge ko umukunda umutipe mu cyaro uri sofare kandi ari kugirana no kuyunda nyine warakunze none vango nzazi wanyungo niwe ngo metse dengo nkoro pengo noza amasahani ubu yarakuze n'umetse yataka iwacu se uziko umwana yarakuze cyane nyine warakunze uziko gukunda bibaho ntabwo se urukunda ruvuna sharavuna ranaryana Mevana muri banyandi bigiye hajyanira ifi cyangwa no kuri pende ndabizi urukundo rurababaza ruraryana kandi ruravuna Shapava uri kuvunika rero aho kugira ngo uvunike rero none se niwe wigeze kuririmba yavuze ngo King James yavuze ngo nturare utabivuze ibyejo bibarabeje ibyejo bibarabeje kandi no hari aho bivuga n'ibyumvikane buryo bivuga biri bwumvikane aho bitari bwumvikane ukabireka umutipe nta nayo mwarakureba akajisho keza uko uti byajyamo reka yo nta gihe ugeze kurara udasinzira kubera wese buri munsi ahubwo oya se yo bavakomera n'ukuri ndagukomeje yamba nafite umugore nkukije amarira umva tuzamubona kandi nitutaramubona ntabwo abantu bose ariko bazashaka n'ukuri oya hari n'abazapfa badashatse wowe ntabwo uri muri abo ngabo kubera iki Bibiliya iravuga ngo twatura ibyiza nibyo bigomba kutubaho ni watura ikibi nicyo kikubaho reka utegereze ariko numva wihebye reka dutegereze nyine bizabaho ariko nkunda kubwira Imana ni Imana mwisengesho njya ntera ejo bundi nagiye ku hari umumama duturanye witwa Merance agasa nino ikigara akajya kuri YouTube ngira ngo aramubona nyina arayira ngeze mu cyumba cye cya Merance cy'abashyitsi ndarira yego sha ndabese umuntu uri kumve ndi kurira avuga ngo iki Merance nasa kumva ndi kurira aravuga ko mbaye iki noneho ndarira nkarizwa n'abagabo barabatambyi bakajya imbere bagatambira Imana ubu ngubu bakaba bakurikira abuzukuru ba Derira cyangwa abakobwa ba Derira ndarira nkajya imbere ya Yesu narangiza kumva umushinyu uranyishe nkajya imbere y'Umusamariya ndamugamba twumvikana ibintu ne bibiri Yesu na se nzabasanga mu ijuru imyaka ngezemo aba ari imyaka yo kugira gute yo kurambagizwa ariko abagabo b'ubu ngubu hari ubwo usanga bagenda batoranya abakobwa badafite icyerekezo cyo gushaka ugasanga mbese barashayisha ndarira mbabazwa n'abo bagabo baca inyuma abagore mbwira Imana ni Imana icyo ngusabye kindaje ishinga n'urugo niba urufite uzaruma niba nta rugufite uzarwihorere kuko nabwiye Imana ni Imana uzambare gutinda kuri imihanda uzampa urugo urwo ari rwo rwose nashimishwa nuko abanyamakuru banzamuye babona nicaye ahantu mu rugo b'abanyamakuru nahuye nabo banshingira nyine mbese akaba ari ryo sengesho mpora nsaba iki Imana rero Imana ibifite byinshi yadupangiye iby'ingenzi ikabiduhaha n'igihe dusinzira tutabigezeho ariko hamwe no kuyubaha hamwe no kwizera izabikora turabyizeye cyane vava nukuri nishimiye kongera kuganira nawe nyuma y'igihe kinini cyane murakoze cyane vava uyu munsi nta kazi afite vava uyu munsi muri kureba ahangaha araseka ariko abababaye njye niko meze njyewe niko meze kugira ngo nsite ku mubabaro ni kera biba biri kure cyane vava rero mureke tumufashe nka kwa kundi twabikoze ubushize vava vuga nimero yawe abantu guhe imibereho tukwishyurira inzu tugushakira icyo kurya tugushakira akazi abagafite gutyo vuga nimero ya telefone yawe 0788 78 46 15 15 uwo vava yahaye ibyishimo nukuri pe ntujijinganye gira icyo ukora muri kano kanya wakubita 5 wakubita 10 wakubita 100 wakubita gutyo vava uyu munsi twongeye tumushimishe twongeye tumuzamure twongere tumugire vava tumurenze dore imbogo abe dore imvubu dore imbogo yabaye dore imbogo ni atari yego vava ntabwo twifuza ko ejo mutazasubira mu cyaro ngo yongeye kugaruka byabaye reka niho umuntu aba yaravukiye wahirinda ukabigenza ute ntabwo uvuze ngo kwirinda ujya mu cyaro ukajya gucana amatara ntayahari umvanye n'uribagirwa ugakora ku kibambazi ese niwe musitari uyu munsi mwahuye
usibye Bruce Melody ukavuga uti ye baba we burya abasitari ni uko nguko usa super manager se harya na super manager nawe twarahuye umusitari wagushimishe cyane usibye Bruce Melody ni Fanny ni Sunny ninde Sunny nabonye mwarahuye ba nawe twarahuye ngahe nguko reka tugane ku musozo gusa icyo twavuga nuko uyu munsi nzanye Vava aradushimishije natwe twongeye tumushimisha ntabwo tuba tuje hano gusabiriza Vava nicyo kintu aracyanga cyane ariko babarira amawe ufite amahirwe yo kubona usabura musaba none kusiga uvuga uzi ko bari buguhe ntusaba suko se mbere yajyaga nuka Vava ariko urubyukuntu mbere wajya gunuka kubera ikigo ntabwo mba naje gusabiriza yana mbegera njyewe uzi ko bari buguhe nyine arasaba Vava mbere uzi ukuntu wajya unkubita urabyibuka urambesheye ngo nkagukubita ntabwo wankubita gusa ariko wajya kumbwira ijambo nkaho uti none se Vava dupfuye iki kano kanya maranje bagusaba ndabyagareka ntabwo uzi ko perezida yabiciye ntabwo ari byiza yarabiciye ngo umuco wo gusaba ngo ntibawushaka niba bari kugira ngo tutazaguma gusabiriza igabiro suko se sasa rero Vava n'igihe wamuhamagaye kugira ngo dukorane ikindi kiganiro mureke tunamufashe tunamusapotinge n'ibintu bikomeze kugenda neza umujyi awemo ameze neza filime azikine ameze neza ni ikiraka navuga ngo kitakunda kuboneka ngo ntabwo gikunda kuboneka ni rimwe na rimwe ariko akazi kari kamuze Kigali kwishaka ese karangira kwaheri ariko mureke twege tumufashe tumuzamure tumufata akaboko tugiye tya Vava bye wakoze cyane namwe murakoze abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo ni umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagenda na pararize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center ivuriro ridakoresha imiti mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu unabahamagare kuri 0788409264 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788310465 hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu.